Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari no yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, wowe udahwema kudukurikira, wowe udahwema kureba ibiganiro tunyuzaho, udahwema kudutera inkunga umunsi ku munsi. Ndagushishikariza gukanda kuri subscribe wowe utarabikora kugira ngo ibindi biganiro bicaho ujye ubibona ndetse ubibonere ku gihe. Nkuko nabivuze mu biganiro byabanje, nkuko nabivuze mu kiganiro cyabanje, intambara ihuje Iran ndetse na Israel ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ni nkuko biri kuba hano mu Rwanda, namwe muri kubona ko ibiciro biri kuzamuka umunsi ku munsi cyane bitewe nuko ibikomoka kuri peteroli nabyo birushijeho kuzamuka. Mu itangazo ryasohowe na Rura ku mugoroba wo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4 2024, Rura yavuze yuko ibiciro bya essence byazamutse biva ku mafaranga ibihumbi 2303 bigera ku mafaranga ibihumbi 2938. Ibyo ngibyo byatewe nuko ibikomoka kuri peteroli bikomeje kwiyongera bitewe n'intambara iri guhuza Iran ndetse na Israel. Hanyuma ibyo ngibyo cyane bigaterwa nuko kugira ngo bigere mu Rwanda hari kubaho imbogamizi nyinshi zitandukanye kugira ngo mu Rwanda ibyo bintu bikomeze kuhagera ndetse bikomeze kuhagerera ku gihe. Hanyuma rero nkuko byatangajwe na Minisiteri y'Ubucuruzi Minicom, nkuko umuyobozi wawo yabitangarije kuri RBA, yavuze yuko nubwo ibyo byose bikomeje kubaho ariko nta bicuruzwa bishobora kuzabura hehe mu Rwanda, ku isoko ryo mu Rwanda. Avuga yuko ibintu nubwo ibiciro bikomeze kuzamuka ariko nta kintu na kimwe kizabura ku isoko ryo mu Rwanda, kubera yuko bafite ibyo bakoze, bafite ingamba bafashe kugira ngo ibyo bintu bibashe gukunda. Hanyuma rero reka mbumbishe uko umuyobozi wa Minicom yabitangarije RBA. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi avuga ko u Rwanda rurimo gushakisha n'izindi nzira ibicuruzwa byarwo bizanyuzwamo byerekeza ku yandi masoko. Hari uburyo bwo gushyiraho indege yihariye ijya muri Oman, Muscat, kureba niba abacuruzi bohereza ibicuruzwa by'aba Dubai bashobora kubinyuza muri Oman, byagera muri Oman bigashakirwa uburyo bigenda mu mamodoka cyangwa se bikoresheje inzira y'ubutaka. Ubwo buryo twabushyizeho ndetse tubuganiraho n'abikorera ndetse na Rwandair idufasha ko bishoboka. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukunyuza ibicuruzwa ku cyambu cya Djibouti, nabyo byagera ku cyambu cya Djibouti bigakora urugendo rwo mu mazi bikaba byakwerekeza mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibicuruzwa bijya i Burayi byo biracyakomeza kujyayo, ariko nibura twashyizeho ubwo buryo butatu ku bicuruzwa bijya mu burasirazuba bwo hagati. Mu gihe inzira imwe yafunzwe tube dushobora kubona aho twanyuze ibicuruzwa byacu. Nkuko mubyumvise rero, murumva yuko nta bicuruzwa bizabura ku isoko ndetse nta kintu na kimwe bizahungabanyaho ku bintu dushobora guhaha. Ariko nkuko byakomeje gutangazwa, inzira yo kugira ngo ibyo bintu bive aho bikwiriye bituruka niyo iri kugorana, niyo iri gutuma ibicuruzwa bitagera ku isoko cyangwa se ngo bihagerere ku gihe. Iyi ntambara ikomeje guteza ibibazo cyane muri Afurika ndetse cyane mu bihugu bya Afurika, aho ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni essence n'ibindi
biri kubura ku isoko ry'ibyo bihugu, ari nabyo dushimira cyane igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ngibyo twebwe turi abandi bari kubura twebwe tubashe kubibona. Ibihugu nka Kenya, ibihugu nka Uganda, ibihugu byinshi bikomeje kubura essence, bikomeje kuba ikibazo muri ibyo bihugu. Nk'uko maze kubibabwira rero, hari ibihugu bimwe na bimwe ibintu bikomeje kuzamuka, ibintu bikomeje kubura ku isoko ryabo, cyane cyane ibikomoka kuri peteroli. Muri Afurika niko bimeze. Hari ibihugu bimwe na bimwe biri kungukira muri ino ntambara bya Afurika. Ibyo bihugu ndaje mbabwire uko bihagaze, ndaje mbabwire uko bimeze. Ni ugukomeza ukurikire Fisher TV. Ndaje mbabwire ibihugu birimo birungukira muri ino ntambara ya Irani ndetse na Israel na Amerika. Ndaje mbabwire ibyo bihugu bikomeje kungukira cyane muri iyi ntambara. Ndanababwira kandi icyo abantu bagomba gukora, icyo abanyarwanda tugomba gukora, ari nabyo twabwiwe byuko tugomba kureka imodoka zacu bwite, hanyuma tugakoresha imodoka rusange kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bikomeze gusaranganywa mu baturage, ndetse abanyarwanda bose bakomeze kugenda, ntihagire ibikorwa bimwe na bimwe biba byahagarara. Komeza ukurikire Fisher TV. Ibindi nahagaruka mu kindi kiganiro. Ndaje nabateguriye ikiganiro kindi kigiye kuvuga ko bimwe mu bihugu biri kungukira muri iyi ntambara.